Serena Hotel. Uyu munsi turamenya abasore 18 bajya muri bootcamp. Munyemerere bikaze aba judges bagiye kudufasha guhitamo abasore bahagararira abasore top 80 bajya muri bootcamp. Muri abo bajaji bari buze kudufasha uyu nkuru nziza byakamaye aza kuba ari hangaha kugira ngo adufashe mugana abanyamara. Ntabwo ari we gusa, turaza kuba turi kumwe na Kiza, ni umunyamakuru umaze imyaka irenga 8 mu itangazamakuru. Araza kuba ari umwe mu bajudges baza kudufasha guhitamo abasore 18 bajya muri bootcamp. It's not only Kiza and also Nkuru Nziza, but also one of among of judges in this great evening is Seudwegecheya, international relation expert and a human rights activist, and also Mr. Rwanda judge in this evening. Munyemerere mpikaze aba DJ turaza kuba turi kumwe na DJ Ira, niwe tunari kumwe nonanga kuri stage, ndetse na DJ Tana. DJ Ira rero bamwita Iradukunda Divine, numwe mu bakobwa cyangwa se mu bari bituyutse mu gukora uyu mwuga ukomeye cyane. Kuri uyu munsi rero aza kuba ari kudufasha kugira ngo tuze kwidagadura muri uyu mugoroba. Abasore 75 bagomba kuvamo, abasore 18 bagomba gukomeza mu mwiherero wa Mr. Rwanda 2022. Wiriwe neza? Mire namwe. Yego, watwibwira? Banyita Irutamageno John Magnifique. Yego, Magnifique. Ufite iminota 2 kugira ngo utubwire impamvu witabiriye aya marushanwa ya Mr. Rwanda, ndetse unatubwire umushinga wawe wazanyemo wumva ko uramutse ugize amahirwe wawushyira mu bikorwa. Murakoze. Icyambere nashaka kugisubiza mu Kinyarwanda. Impamvu nitabiriye Mr. Rwanda nuko nabonye ibyo basaba byose nari mbyujuje. Cya kabiri nuko numvaga ko hari umusanzu nshobora kuzana, ikintu gishyashya nshobora kuzana mu rubyiruko, ari nabyo binzanisha ku mushinga wanjye, ariho nagira ngo nsobanure mu Cyongereza. Nta kibazo rwose. Thank you very much. As we all know, one of the major problems the youth of Rwanda is facing, even more than unemployment, is drug abuse. And that's why I came up with my project that I decided to name Zibukira. This project comes in 2 aspects. The first aspect of my project is to create awareness around the youth, because if I become Mr. Rwanda, I get a platform big enough to create awareness around the country. And secondly, the second aspect of my project, which I'll be focusing on the most, is to advocate for those that have fallen victim of drug abuse. You see, most of these people do not have the help they need to get rehabilitated in the country. And it's either because of ignorance or lack of financial means. And my project is focusing on creating a bridge between the National Rehabilitation Center,
the Ministry of Health and these people to come up with a solution of how they can get help, either by creating an insurance policy like mutuelle de santé that they can use during their rehab time so that they can get rehabilitated at a cheaper rate than now, because most of the rehabs in Rwanda right now are very expensive to accommodate these people. That's my project. Thank you very much. Thank you very much, Magnifique. We are wishing you all the best. Wiriwe neza? Yego, umeze neza? Yego. Reka mpe mugenzi wanjye uri ibumoso arakubaza ikibazo kimwe usubiza mu Kinyarwanda, ariko nibigera kuri projet cyangwa se umushinga wawe uremerewe kuwusubiza mu rurimi wiyumvamo. Okay, thank you. Mushobora kutwibwira? Nitwa Kami Cruz, nkaba ndi contestant number 19. Ngiye kukubaza ikibazo. Ninde muntu mu mateka cyangwa se ino mu mateka washoboreraga kwambarira ikamba rimwe n'umwami? Umwami cyangwa umwamikazi. That's good. Kami, ufite iminota 2 yo kutubwira umushinga wawe muri Mr. Rwanda. Okay, thank you. Okay, my project is called One Brick at a Time. Can you increase the voice, please? Excuse me? We are not hearing you. Can you increase the voice? Okay. My project is going to be about taking plastic waste, as in plastic bottles, plastic cups, plastic bags, all kinds of plastic waste, and mixing it with sand to make bricks, to build affordable houses, to build roads. Wiriwe neza? Wiriwe. Yego, uratwibwira? Okay, murakoze. Nitwa Iradukunda Moise, nkaba ndi umunyeshuri w'ubuganga. Ongera usubiremo. Nitwa Iradukunda Moise, nkaba ndi umunyeshuri w'ubuganga. Tuzasanga umwana mutoya tukamutegura, akaba ari wa muntu uzakora ikintu akunze, akaba ari muri secteur ashobora kumerita agatanga resultat nziza. Njyewe nahisemo ubuganga, ngera amahirwe umubyeyi aramfasha, yaba ari urugendo rwanjye rwo mu ishuri rwo kwiga, ariko ndashaka no gufasha n'abandi kugira ngo babashe kumenya impano bafite n'izihe, abana bakiri batoya babikomeza gute, twabafasha gute. Moyize, uvuze ko wenda ikibazo usubije ari nawo umushinga wawe, ariko noneho duhe incamake ku mushinga n'uburyo uzawushyira mu bikorwa. Okay, umushinga wanjye witwa Career Guidance. Ni umushinga rwaje ushaka gukemura ikibazo, kuko ni ibintu personal bimbabaza, nifuza ko byahinduka, kubera yuko narebye nsanga abantu muri secteur barimo ntago ntizimye mu magambo, ntago bari mu bintu bakunda kandi zindoto zabo. Akari mpamvu tubona ikibazo cya poor services kandi n'abantu batishimiye akazi. Bituma ntekereza gute abana twabagayidinga. Mfite ama formats azakoreshwa mu kugayidinga abana. Nifuza ko umushinga muwemeye nimwe twaheraho bwa mbere mudufasha, yaba ari abikorera. Natangiye kuganira na UNICEF, bashaka kudufasha mu kuimplementinga umushinga kugira ngo tugire u Rwanda rwiza, kuko baca umugani mu Kinyarwanda ngo ukurusha uruhongore akurusha ishyo. Turashaka gutegura u Rwanda rufite potential. Urakoze cyane kandi amahirwe menshi. Urakoze cyane. Ni indwara ifata ihereye mu myumvire ikarangiza ikugejeje ku ntundo y'ubuzima. Iyo ndwara si n'izindi ngo wenda byinjye tukubyiringire, wakomeretse tugupfuke, cyangwa se wacumbagira ngo tuguhe ubufasha, kuko agahinda ntambago kagira. Nk'urubyiruko se nakora iki? Wowe wakora iki? Ndabona ko igitekerezo cyo gukora umushinga wanjye nise Share and Help, cyangwa se nsangiza ukiri. Uwo mushinga wanjye nzawukora nifashishije ibintu 3 by'ingenzi.
icya mbere kongera ubukangurambaga ku bijyanye n'indwara y'agahinda gakabije ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe. Icya kabiri tuzashyiraho urubuga ruzwi nka website ruzajya rudufasha guhuriza hamwe abakize iyo ndwara ndetse n'abayirwaye kugira ngo babashe gufashanya babone uko bakira mu nzira ngufi. Icya gatatu ndamutse mbaye Miss Rwanda ku bufatanye na leta nifuza gushyiraho ikigo mfashamyumvire kizagifasha buri munyarwanda wese kuvuga uko yiyumva, kuko tuzi ko kimwe mu bifasha gukira depression cyangwa indwara y'agahinda gakabije ari uko n'ubwira ukamubwira ndetse akakumva. Iyo ufite ukumva ubasha gukira byihuse. Ndamutse rero mbaye Miss Rwanda nakifuza ko nashyiraho ikigo nakita nka talking center cyangwa se ihuriro ry'abanyarwanda twese twajya duhuriramo tukavuga uko twiyumva. Icyanyuma iryo huriro nta kindi rizadufasha guhuriza hamwe imbaraga kugira ngo twiyubake, kuko bimwe mu ngaruka za depression harimo kuba twananirwa n'akazi. Nyuma y'uko duhuye tugakira tuzahuriza hamwe imbaraga dufashanye dushaka imirimo yaduteza imbere nk'urubyiruko ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Murakoze. Mr. Rwanda 2022 reka twifurize ikaze abantu baje ibitangazamakuru byagendanye na Mr. Rwanda muri urugendo rwo gushakisha umusore uzabasha kwegukana ikamba rya Mr. Rwanda 2022. Harimo RBA nk'uko warubivuze, KC2, igihe.com, Radio and TV 10 Rwanda, inyarwanda.com, JB Rwanda, Top TV ndetse n'ibindi bitangazamakuru byose byagendanye natwe muri gahunda. Mr. Rwanda 2022 yatewe inkunga na Tom Transfers, RBA, Ramrek, 2000 Hotel na Bamboo Restaurant, Mango 4G, Speranza Group Limited, Birgwa Today, Iduka Online, Igihe Limited, Sasa Group Rwanda Limited, Elise Brand, If Sound, ndetse n'abandi benshi.
neza. Mwiriwe neza. Yego, uratwibwira? Ndindashyikirwa nyahoze ingamba ndirutinyirwa makuzi iyo ngeze mu gitaramo nta mutwaro mvuga ni muhenda umwaga w'indi ndarobaza igitero cyabaganiza inyabibwa idatinya ntiri inshuro ndigaruke. Nitwa Himbazwe Patrick. Ndi umuhungu w'imyaka 22, nkaba intore, nkaba umusizi, nkaba umukinnyi w'amafilime n'amakinamico. Ikindi nkaba ndi umuntu ukunda u Rwanda. Ikindi ndi umuhatanyi nimero ya 2 mu irushanwa rya Rudasumba mu Rwanda. Yego, urakoze cyane Patrick. Ufite iminota 3 yo kuza kudusubiza ikibazo kimwe urakibazwa na mugenzi wanjye, uragisubiza mu Kinyarwanda, ariko umushinga wawe uzanye muri Mr. Rwanda ufite uburenganzira bwo kutubwira mu rundi rurimi rw'amahanga nimba ariko wawuteguye, ariko nimba wanawuteguye mu Kinyarwanda nabwo nta kibazo. Murakoze cyane. Patrick, aho uvuye uhabonye iki? Niba ngombwa usubize y'amaso witegereze neza. Ngiye kwasubiza mpari. Usubize watekereje ntuhubuke. Cyane. Uhabonye iki? Aho mvuye nahabonye abaterankunga bacu ba mbere bitwa Yves Sound bagize neza. Mpabona na Tom Transfers izahemba Rudasumbwa nabo bagize neza. Mpabona imbagara y'amacumu. Mpabona icumu n'ingabo biri kumwe. Mpabona nandi baterankunga bacu Mango 4G n'igihe ibindi nibi. Usubireramo ngo uhabonye aba mbere. Icyambere sinacyumvise binsubiriremo. Hatangiriye kuri Bafre ziri kumwe na banyirazo Yves Sound. Yego. Hakurikira abaterankunga bacu bandi Tom Transfers. Yego. Hakurikira imbagara y'amacumu irimo amacumu n'ingabo. Nk'umusizi cyane. iriya simbagara bayita intagara. Ubutaha nugana intagara uzabimenya. Mumbabarire. Urakoze nakubajije kandi. Patrick, Karame. muri Mr. Rwanda byanze bikunze umusore agomba kuba afite umushinga ushobora kuzafasha abandi cyangwa se nawe ukamufasha muri rusange. Umushinga wawe wazanye muri Mr. Rwanda urawutubwira mu gihe cy'iminota 2 yonyine. Mfite umushinga witwa ingenzi n'ingirakamaro. Ni umushinga w'ibitaramo nshaka ko bizajya biba buri kwezi bigahuza abantu basusurutsa abantu. Hari abakora gususurutsa, abasetsa, abanyamuziki, intore, abasizi. Ndashaka ko ibyo bitaramo bizajya bibera mu bice nyabiranga by'u Rwanda. Hari nk'urugero nka parike ya Nyandungu, ni parike ifite ahantu heza hanini hakakira abantu bafatika. Hari i Kanombe muri mize y'ubugeni y'igihugu naho hakakira abantu. Hari n'ahandi henshi. Impamvu nahisemo aho hantu nuko mu Rwanda kubera ibibazo bimwe na bimwe dufite byinshi byafata igihe, twagize amateka yacu ntago abanyarwanda dusura ahantu nyaburanga hacu. Umubare ni muto nk'ubushize imibare iheruka ya parike y'Akagera ubwo babikoze, parike y'Akagera yakiriye abantu 5,000. Abanyarwanda barimo bari 2,000 kandi niyo yakira abanyarwanda benshi. Mu gihe twebwe abanyarwanda ari twe twagasuye ahantu hacu. Impamvu nahisemo ibyo bitaramo ni ukugira ngo kubera ko ibitaramo byitabirwa n'abantu benshi, ni ukugira ngo baze bahahurire banasura aho hantu bahamenye. Ikindi cyatumye mpakora nkahitamo n'umuco cyane, UNESCO yari icyegeranyo iheruka gukora cy'ikinyarwanda n'uburyo twita ku muco. U Rwanda mu ndimi 500 yakoze y'indimi ziri kurembera, ziri gukendera. Ikinyarwanda muri Afurika y'ubumwe bw'uburasirazuba cyaje mu ndimi 5, kandi mu by'ukuri ntibyakabaye kuko turi igihugu cy'ubumwe, turi gito ariko kitari gito. Ikindi turamutse dukoresheje abahanzi nyarwanda
bakoresha ikinyarwanda bagisigasira, sinzaheza inguni ngo abe aribo nkoresha bonyine, ariko turamutse tubakoresheje tukabaha agaciro, tukabaha n'ubwo bushobozi n'uwo murage, bashishikariza abanyarwanda bakanabakundisha kugumya gukoresha ikinyarwanda, bakagumya no kugisigasira, hanyuma bigatuma ikinyarwanda kidakembera, bigatuma dusura ahantu hacu, bigatuma babona ako gaciro n'ubwo bushobozi, bakanakora, bikabakorera akazi n'indi byinshi. Murakoze cyane. Ahimbazo Patrick, tubwira ibirango bitatu bigize inkingi y'umuco y'u Rwanda. Ibirango bitatu cyangwa se inkingi eshatu umuco w'u Rwanda wubakiyeho. Umuco w'u Rwanda wubakiye ku nkingi eshatu ni zihe? Hari indangagaciro, yego, hari kirazira, yego, hari n'ubumwe. Amahirwe y'amasaka nuko musigasira umuco nyarwanda. Wiriwe neza? Mwiriwe. Umugoroba mwiza. Yego. Watwibwira? Ndikahita bakatagamburuzwa n'amahina ababisabatira nimbamisha amacumi nkongura amasonga z'amafunguro. Ndisonga abarizi yo bicika, ndi umuhungu w'abahwege. Reka mugenzi wanjye uri ibumoso akubaze ikibazo kimwe, ubundi nibigera ku mushinga wawe muri Mr. Rwanda ufite uburenganzira bwo kuwusubiza mu rundi rurimi wifuza. Ariko ikibazo kimwe cyo kiri mu Kinyarwanda. Murakoze. Kayitaba Karame. Uraho neza? Uraho cyane. Wambwira ibikoresho bibiri mboneza njyana byamamaye muri gakondo y'u Rwanda imbere y'ubukoloni ndetse no mu bihe bya Repubulika. Ibikoresho bibiri mboneza byano. Mboneza njyana. Harimo inanga. Yego. Harimo n'urusengo n'umuduri. Ibyo nibyo nakubajije bibiri. Urakoze. Kayitaba, watubwira umushinga wawe ndetse n'uburyo uzashyirwa mu bikorwa uramutse ubaye Mr. Rwanda. Umushinga wanjye uburyo nzawushyira mu bikorwa ndamutse mbaye Mr. Rwanda, nzifashisha urubuga Mr. Rwanda izama mu kugera ku bantu. Umushinga wanjye ni uwa mental health, men and mental health. I'm going to use the platform that Mr. Rwanda is going to offer to reach out to men with mental disabilities. I'm going to reach out through writings, through poems, through dialogues. I'm also going to partner up with the Ministry of Education through clubs so that we may raise young boys from the little ages into mature and mentally stable men. Thank you. You are welcome. We're wishing you all the best. Wiriwe neza? Mwiriwe. Yego, tugiye kukubaza ikibazo kimwe, ariko mbere yuko ubanza kutwibwira ubundi unatubwire n'umushinga wawe, ariko nibigera ku mushinga wemerewe kuvuga mu rurimi wifuza, ariko ikibazo kimwe cyo uragisubiza mu Kinyarwanda. Yego, murakoze. Yego, uratwibwira. Amazina nitwa Ishimwe Habert. Nkaba mfite imyaka 23, nkaba naje nturutse Kicukiro, nkaba naragiriwe amahirwe yo guhagarara umujyi wa Kigali muri ba Rudasumbwa mwaka wa 2022. Murakoze. Reka ikibazo cya mbere mugenzi wanjye undi buryo akikubaze. Ishimwe amakuru. Amahoro. Ninde Rudasumbwa usibye uwo washaka guhatanira kuba Rudasumbwa? Ninde wundi ubona ukwiye kwitwa Rudasumbwa mu Rwanda? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. None ko ushaka kwihatanira kuba Rudasumbwa uramusumba gute? Icyambere ndabisobanura. Ni ugukora ibikorwa agaragaza, harimo guteza imbere igihugu cyacu, kukimenyekanisha, harimo no gushishikariza urubyiruko ko dufite uruhare mu guteza imbere igihugu cyacu kandi ari twe Rwanda rw'ejo. Murakoze. Tubwire muri make ku mushinga wawe. Umushinga wanjye mfite ni umushinga wo gufasha urubyiruko guhera ku myaka 15 kugeza kuri 35 kuba
ku rubyiruko rumwe rufite impano ariko basa nkaho batabona ubushobozi, batagira aho bakorera kugira ngo wa mushinga bya bikorwa byabo bibyazwe umusaruro kandi bigira akamaro n'igihugu, ndetse tuzabone n'impano nyinshi u Rwanda ruzunguka haba mu gihugu tugasagura no hanze. Ikindi tukazareba ku bijyanye n'uburyo ki twafata ya mpano tukaba nk'ikiraro cyajya kibahuza na za kampani n'ibigo bya leta n'abikorera kugira ngo bibateze imbere. Murakoze. Aho ntabwo nari numva uruhare rwawe muri uwo mushinga. Uruhare rwanjye ni ugukora kampani cyangwa ni ukuvuga ngo gukora amatora binyuze mu gukora amarushanwa nzamenyekanisha muri buri ntara zigize igihugu enye n'umujyi wa Kigali, tukabasha kubyamamaza hanyuma bakagaragaza impano mu ntara zirimo, tukajya dufata buri ntara impano ebyiri tukazihuza n'umujyi wa Kigali, byose bikaba 10, hanyuma tukabahuza n'ababishoboye bafite ubuhanga mu kubacyariza ubwenge bwabo mu bijyanye no kuba bakoze iyo mpano yabo. Murakoze. Komeza ubafashe kandi amahirwe masa. Murakoze cyane.